igikomangoma Specioza Mukabayojo cyitabye Imana, bikavuga ko ari we mwana w'umwami wari usigaye wa nyuma nawe akaba yatanze. Byumvikanye ko Specioza Mukabayojo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu, kuri uyu munsi akaba aribwo yitabye Imana. Gusa byakomeje kugenda bibaza benshi cyane n'abo mu muryango we, bakomeje kugenda babazwa n'inkuru y'akababaro yakomeje kugenda itangazwa, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Yatangaje avuga ko uyu mwana yamubereye umwana w'umugisha, ndetse kandi ngo bacanye mu buzima bukomeye cyane. Byakomeje kugira bitangazwa n'abatari bake, bakomeje kugira avuga ko uyu mwana w'umukobwa witabye Imana, nk'uko byakomeje kugira bigaragazwa. Igikomangoma Specioza Mukabayojo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Igikomangoma Specioza Mukabayojo kikaba n'umwana w'umwami Musinga Yuhi wa gatanu. Byumvikana ko ari we mwami waciye agahigo ko kuva ku butegetsi by'umwihariko adapfuye. Byakomeje kugira byumvikana ko abakoloni bakimara kuza bahise bamwambura ingoma ye, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Gusa ibi ngibi kandi natumye Musinga Yuhi wa gatanu abo umwami wa mbere wubatse amateka mu gihugu cy'u Rwanda wavuye ku butegetsi adatanze, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Yuhi wa gatanu byumvikanye ko uyu mwami Musinga yavanywe ku butegetsi n'ingoma y'abakoloni bari baje mu Rwanda. Icyo gihe byakomeje kugira byumvikana ko abakoloni bari bugarije u Rwanda, ndetse kandi bivugwa ko Musinga Yuhi wa gatanu yavanywe ku butegetsi n'abakoloni. Bikavuga ko kandi Yuhi wa gatanu ari we mwami waciye agahigo ko kuva ku butegetsi cyangwa se ku bwami adatanze. Kuri uyu munsi rero hatangajwe inkuru yavuze ko umwana wa Musinga akaba n'umwana we wa nyuma wari usigaye ku isi. Byumvikanye ko yitabye Imana. Byakomeje kugira bibaza benshi mu Banyarwanda, bakomeje kugenda bumva inkuru y'akababaro. By'umwihariko kandi byakomeje kugira byumvikana ko Specioza Mukabayojo yari afite abakobwa babiri. Bakomeje kugira babazwa n'inkuru y'akababaro yo gutangaza urupfu rw'umubyeyi wabo witabye Imana. Byakomeje kugira byumvikana ko Specioza Mukabayojo yakomeje kugira babaza Abanyarwanda benshi cyane nyuma yo kwitaba Imana. Bivuga ko kandi Specioza Mukabayojo yitabye Imana kandi bitunguranye. Byakomeje kugira bibaza by'umwihariko umuryango wa Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bakomeje kugenda bagaragaza ko Specioza Mukabayojo yababereye inzira y'ubutwari ndetse n'inzira y'ubutwari y'u Rwanda. Byakomeje kugira bitangazwa ko kandi Musinga Yuhi wa gatanu yavuye ku butegetsi agapfa, ndetse kandi agasiga n'umwana we wa nyuma. Byakomeje kugenda bitangazwa na benshi. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, Musinga Yuhi wa gatanu akimara gupfa, bivugwa ko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Byumvikanye ko abana ba Musinga Yuhi wa gatanu baje kwitabira Imana muri iyi mpanuka. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, benshi bakomeje kugenda bagaragaza inkuru y'akabaro nyuma yo kumva ko umwana wa nyuma wa Musinga Yuhi wa gatanu wari usigaye ku isi nawe yaje kuba yakitaba Imana. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko yari igikomangoma, nk'uko byakomeza kugenda biba ishema ry'igihugu cy'u Rwanda. Benshi ubwo ngubwo bakomeje kugenda bumva inkuru y'akabaro. Abakobwa babiri ba Specioza Mukabayojo, igikomangoma cy'umwami Musinga Yuhi wa gatanu, byakomeje kugenda bigaragazwa ko aba bana be bakomeje kugenda bagaragaza inkuru n'akababaro inimba ku mutima. Bakomeje kugenda bavuga ko babajwe n'uko mama wabo atabarutse. Ibi kandi bikaba byababaje Abanyarwanda benshi cyane nyuma yo kumva ko igikomangoma cy'umwami Musinga Yuhi wa gatanu cyari gisigaye ku isi nacyo cyitabye Imana. Gusa benshi cyane rero bakomeje kugenda bagaragaza ko nyuma yo kumva aya makuru yakomeje kugenda aba makuru mabi, nk'uko byakomeje kugira bitangazwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko yagiye ku butegetsi, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Perezida Paul Kagame akaba n'umuyobozi wa mbere wayoboye igihugu cy'u Rwanda imyaka myinshi cyane. Gusa nanone amateka y'u Rwanda yandikishijwe ikaramu yavuze ko Musinga Yuhi wa gatanu ari wavuye ku butegetsi bw'u Rwanda atishwe, dore ko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa ko abandi bami bose bajyaga ku butegetsi, bamwe na bamwe bagiye bavanwa kuri ubu butegetsi bw'ubwami bishwe, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Perezida Paul Kagame akaba wa mbere nanone mu mateka y'u Rwanda mu bayoboye u Rwanda imyaka myinshi cyane. Ibi kandi bikumvikana ko byakomeje kugenda bigaragazwa na Perezida Paul Kagame ko yababajwe n'urupfu rw'umubyeyi Specioza Mukabayojo wakomeje kugenda babaza benshi mu Banyarwanda. Byakomeje kugira byumvikana ko abana ba Specioza Mukabayojo bakomeje kugenda babazwa no gutangaza inkuru y'urupfu rw'umubyeyi wabo witabye Imana. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na benshi, baragaragaza ko Specioza Mukabayojo ari intwari y'u Rwanda, ari intwari itazibagirana, ndetse kandi ko ibigwi bya se byagendaga bimuranga. Byakomeje kugira byumvikana ko uretse ko kandi Specioza Mukabayojo yakurikije ibigwi bya se, ndetse kandi ngo nawe ni umunyabirwi cyangwa se ni intwarikazi y'u Rwanda. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa rero, Perezida Paul Kagame yababajwe no gutangaza inkuru y'akababaro yo kumva ko umwana wa Musinga Yuhi wa gatanu yitabye Imana bitunguranye cyane. Byakomeje kugenda rero bibabaza benshi cyane. Ndagira ngo benshi mu Banyarwanda bamaze kuba bamenye inkuru y'akababaro, ni inkuru yakomeje kugenda baza benshi mu Banyarwanda. Benshi mu Banyarwanda rero bakomeje kugenda bavuga ko Specioza Mukabayojo ari intwari, u Rwanda ruzahora rumuzi
rumuzirikana kandi rukazirikana ibikorwa byiza yakomeje kugenda akora. Ndagira ngo mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na papa we Specioza Mukabayosho, yakomeje kugenda avuga ko ibi byose kandi abikesha kuba papa we yaramutoje umuco n'ubutwari, nyuma y'uko yakomeje kugenda ashinga itorero n'umuco, akavuga ko abakobwa b'u Rwanda n'abari n'abategarugori yakomeje kugenda batoza umuco, ndetse kugeza kuri uyu munsi umuco w'abari n'abategarugori mu Rwanda wakomezaga kugenda wizihizwa, uvuga ko Specioza Mukabayosho ariwe wagize uruhare kugira ngo umuco w'abari n'abategarugori mu Rwanda ntucike. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa kandi abana ba Specioza Mukabayosho bakomeje kugenda bavuga ko mama wabo ari intwari. Ndavuga ko ari inkuru yakomeje kugenda babaza benshi mu Banyarwanda, nyuma y'uko byakomeje kugenda byumvikana ko hari kazi z'u Rwanda zimwe na zimwe zikomeje kugenda zitabaruka. Navuga Ingabire Marie Immaculée, Specioza Mukabayosho n'abandi benshi cyane bagiye batabaruka mu buryo butunguranye cyane. Byose kandi byongeye kuba byagaruka, ndetse kandi bigaruka mu matwi y'Abanyarwanda bamwe na bamwe bakomeza kugenda babona intwari z'u Rwanda zikomeza kugenda zitaba Imana. Urupfu rwa Specioza Mukabayosho rwakomeje kugenda rubabaza benshi, ndetse kandi rwongera kuba rwagarura urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée witabye Imana azize uburwayi wakomeje kugenda ugaragara mu kurwanya ruswa n'akarengane mu Banyarwanda. Gusa ibi kandi byongeye kuba byavuga ko Specioza Mukabayosho yakomeje kugenda babaza benshi mu Banyarwanda bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitandukanye. Nk'uko byakomeje kugenda bivugwa, Specioza Mukabayosho watabarutse yavutse mu mwaka w'1930 Kamena. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa nanone, abana ba Specioza Mukabayosho bakomeje kugenda barangwa n'amarira, agahinda nyuma yo kumva ko umubyeyi wabo watabarutse. Reka kandi twongeye kuba twarebera hamwe amateka yakomeje kugenda aranga Specioza Mukabayosho, ndetse kandi ndaza no kuba nagaruka ku mateka mato yakomeje kugenda aranga papa Specioza Mukabayosho, akaba n'umwami wayoboye u Rwanda Musinga Yuhi wa gatanu wavuye ku butegetsi adatanze, cyangwa se yavuye ku butegetsi atishwe. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ingoma y'ubwami ya Musinga Yuhi wa gatanu yayivuyeho bitewe n'uko abakoloni bari bamaze kugera mu Rwanda. Bivuga ko Musinga Yuhi wa gatanu yanze ubukoloni mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi arwanira ishyaka ry'Abanyarwanda bo muri icyo gihe. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, Musinga Yuhi wa gatanu yavanwe ku butegetsi n'abakoloni. Ibi kandi bivuga ko Musinga yarwaniye ishyaka kugeza abo bakoloni bamwishe. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, benshi bakomeje kugenda bavuga ko Musinga Yuhi wa gatanu yaciye agahigo anubaka amateka u Rwanda rutazibagirwa. Byakomeje kugenda byumvikana ko Musinga Yuhi wa gatanu ariwe mwami kuva u Rwanda rwabaho ku ubutegetsi bw'ubwami adatanze. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, Specioza Mukabayosho akaba n'umwana Musinga Yuhi wa gatanu wari usigaye, umwana w'ikinege wari usigaye ku isi. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko kugeza kuri aka kanya u Rwanda rwakiriye inkuru ruvuga ko Musinga Yuhi wa gatanu umwana we wari usigaye ku isi Specioza Mukabayosho wavutse mu mwaka w'1930 yitabye Imana. Byakomeje kugenda bivugwa n'abakobwa be babiri bari basigaye ku isi na n'ubu kandi bakiriho, bakomeje kugenda bavuga ko mama wabo yitabye Imana. Ni inkuru y'akababaro cyane yakomeje kugenda ibabaza Abanyarwanda batari bake mu Rwanda hose.